ariko urumva ubuzima abantu barimo ndimo kunenga gusa M23 amatangazo arimo kwandika muri iyi minsi M23 izareke kwandika kuri Minembwe igende irwane kuri barwane bya nyabyo amatangazo ya buri munsi amatangazo ya buri munsi meze nk'abagiye intambara mu ijyanye Kanyarira se oya ariko ni nukwereka ntabwo nasinoga ndabona ureba nkushaka ari cyangwa ushaka kunkosora hoya ndeka nange version yayo mu mbaraga ifite zose uko mbyumva kuva Garanoro ukajya Centro ukajya South ukajya mu mbaraga zigose Goma M23 mwananiwe kubita Minembwe ngo muyitazurire ikibazo cya Minembwe kirangire ariko none kwereka amahanga ibiri kuba amahanga ndise ni nyina M23 byawe n'amahanga M23 n'umuryango wa Loni n'umuryango wa Amerika aba batipe nabo muri Texas ku buryo Amerika bayigize ikirwamana ntazo kuntu kimeze General Sematama General Makenga nibicare bakemura ikibazo cya Minembwe nk'aba general b'abakongomani bafite ubwo bushobozi bapasingisha ingabo amadiviziyo n'amadiviziyo buri kimwe cyose priority bayerekeza mu Minembwe bayitazurire Minembwe bajya bibogobogo bajya hose ikintu ndimo kuvuga none kirimo challenge aho bazajya hose azaba umuturage nanone ariko Minembwe imaze imyaka 9 mu kibazo kuko igisirikare cy'igihugu kijya kuvumirwa ku karubanda kikavumwa n'abazarendo kikavugwa n'iki ibyo bintu birakwiye ukarenga nka baratuza akabango igisirikare cyo kiri professionnel ariko twite baratuza wayibonye nayiguhaye professionalism yo kwica abanyamurenge kubasenyera radio bacungiragaho burya radio ni ikintu gikomeye cyane ikubwira ko ahantu haramutse ejo bundi barayikongeje aya madrone avi Bujumbura aya madrone avahe hose yo operatingwa n'abarundi mwarangiza ngo imana se bafite imana yabo bikoreye imana made in Burundi SNDD-FDD izarimburwa ikureho ihanegurwe ibedesime kubera amanyanga yayo no kutumva no kudashaka kwa updatinga imitegekere mizima irengera abaturage kandi yari imaze kuba icyama gikomeye mu karere k'ibiyaga bigari igakura nk'inkebebe igakura nk'isabune aho kugwiza ibigango ikagwiza ubuhararumbu bakajya kwica abaturage b'abandi bari mu ishyamba babaga mu gace ka Minembwe babaga za Karemeye bagahe hose igihugu cya Kongo cyarabareze kibagezaho bagera ku butegetsi mu gihugu cy'iwabo icyo babituye no kujya kubicira abaturage ngo nuko batumwaho na Kisekedi numva muri sanze bashaka kwivugamo bavuga ko marshali ujya inama bamwe bakabifata nkaho ari ukwanga cyangwa se propagande atari ko nyuma tubona ko izo nama zabyaye umusaruro uzabambwire ko ntawe nshizwe kwanga no gukunda nkora akazi kanje ntacyo mbasaba urumva nta n'uwo n'inginga ngo n'iki bintu nk'ibyo ngibyo je mbikora nk'akazi kuba utwara bisi suko ukunda abagenzi nakazi kuba uri goronome suko ukunda ibihingwa nakazi sibyo ako kantu ko kwanga no gukunda abantu bajye bakankura amasiri mu propagandiste giye genda umunyamakuru mfite amabwiriza ngenderaho ibyo ndengaho nibyo ntagomba kurengaho na ethique zindanga ariko nanone ntabwo najya maranga mutima yawe rero uzashaka kundokirita muri propaganda nayishobora rwose muzana ikiraka baryamye none abantu babaryamye ikintu cyari kuba mubyuka mwese mugasanga wa bura isikamo kiba abanyeshuri banararamo bari kuri kadete ubu wamenya bakoze mu kwabo ngana gute abarundi cyo bakoze ni ukubuza abantu amakuru no kugira ku makuru ariko aya mabombe yabakozemo kazi gakomeye cyane kandi ni ikosa senede dikoze kuyibabarira bizabagora hapfuye abantu benshi uko biri kose nese nawe bombe mu busesenguzi bwemeza ko aya makuru bashobora kuba bari barayamenye aricyo cyatumye Ndayishimiye ava mu gihugu ati abasirikare b'Ubufaransa basoje amahugurwa bahaga igisirikare cya FARDC ikisangani aho izi ngabo za FARDC zigishijwe kurwanira mu mashyamba amakuru avuga ko aba basirikare ba FARDC bagera kuri 415 bahawe gahunda yo kujya kurwanya M23 ndetse bakarwana umuhenerezo n'imbaraga zabo zose yego aricyo biri buze kuza gutanga ngo ni special force yabo Anaconda special force sinuva ngo bavuye mu ntuze muri Israel bo banagiyeyo kwigirayo baza bashoje ngira ngo nta Israel itoreza muri DRC irabatumaho ikabatoza Anaconda iyo special force yavuye muri Israel numvise si yavuye Gicanga ikajya gutera inkambi yo mu Bwiza iri yarimo abantu bahungiye muri M23 yego sibwo babakubise bakabashushubikanya bakaza M23 amara kubarasa bakajya kwisha amazu y'abaturage ikicanga bakabacumbikira ubanza barese bambara ibikwembe bitera ibikwembe bose ibindi bari bikenye ibindi bashyira ku mutwe amaribaya urumva kandi ari abasirikare kubera ubwoba ukuntu M23 aje kubaha gahenge ngo barambike intwaro
basubire mu ngabo zabo. Ubanza iyo negotiation ubanza yarabayeho niba nibuka neza. Aho mbyibukira ibaze wasanga umukecuru atetse nguri special force utinizaga kwembe ngenyere barankurikiranye. ayiwe ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikuramo parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitensi ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars ntago zicuza. Kubadiha byahe byo kaje. Urubariho rwo ruroroshye. Iyo utegeka ukajya kuri level y'imyaka 20 hari ibintu by'imyaka bujya muri leadership birakora sibyo. Ubu maze kuba macua uruwo gukemura amakimbira barashize umururumba ni uruwo kugera ahantu hari umutekano mu cyamahoro akaboneka sibyo. Yego burokisi wasanze mu minembwe ubundi ingabo zihagazeho ziyubashye ziri professional. Iyo mugiye mudiporinza nka mugira muzisenya muzikuraho mugahita muha ubutumwa abaturage urumva. Yego wahura n'umuzarendo ukamuzirika sibyo ukamusubiza leta. Turimo kujyana turi kugendana kugeza ku rwego umaze kwakira amakuru muri no minsi ngo FRDC igenda yivugurura muri izi elema zikorera muri Kongo z'aba coalition ya leta. FRDC ugiye gutanga amanota wayihanga amanota ya mbere isigaye ibona ibintu abantu Kisekedi yabarunze ikabona nibibazo. Abarundi indiscipline, FDLR indiscipline, Wazalendo indiscipline, hanyuma imbonera kure indiscipline urumva. Ku buryo muri iyo coalition muri izo elema 5 nkubwiye FRDC baje abaturage baravuga ati nibira isifa kuba number 1 tumufadese ne muhuye muri iki gihe uko biri uko biri usigabona ameze nk'umuntu urimo gukoresha inyurabwenge abandi n'ibihararumba biraho ngaho. Kawaida FRDC isigara cy'igihugu cyakakoze bizima da tubyemere gutyo. FDNB ni igisirikare cy'igihugu cyakakoze bizima ariko koko igisirikare cy'igihugu kijya kuvumirwa ku karubanda kikavumwa n'abazarendo kikavugwa n'iki. Ibyo bintu birakwiye ukarenga nka baratuza akavango igisirikare cyo kiri professionnel ariko twite baratuza wayibonye nayiguhaye. Urumva professionalism niyo kwica abanyamurenge kubasenyera radio bacungiragaho burya radio ni ikintu gikomeye cyane ikubwira ko ahantu haramutse ejo bundi barayikongeje aya madrone avi Bujumbura aya madrone avahe hose yo operatingwa n'abarundi mwarangiza ngo imana se bafite imana yabo bikoreye imana made in Burundi. Isende FDD izarimburwa ikureho ihanegurwe ibedesime kubera amanyanga yayo no kutumva no kudashaka kwa updatinga imitegekere mizima irengera abaturage kandi yarimaze kuba icyama gikomeye mu karere k'ibiyaga bigari. Igakura nk'inkebebe igakura nk'isabune aho kugwiza ibigango ikagwiza ubuhararumbu bakajya kwica abaturage b'abandi bari mu ishyamba babaga mu gace ka Minembwe babaga za Kareme babaga hose. Igihugu cya Kongo cyarabareze kibagezaho bagera ku butegetsi mu gihugu cy'iwabo icyo babituye no kujya kubicira abaturage ngo nuko batumwaho na Kisekedi bahame hamwe aho ati ndi mu Burundi ariko mu makuru muvuga muri kuvuga amakuru menshi mukibagirwa ko ibi bishobore kuba Uburundi bwari bwabimenye aho perezida yari yavuye no mu gihugu ariko mubona koko Abarundi tudafite ibibazo byinshi cyane. Umugabo witwa Marshali ati igikenya n'icyumvihone ndabona koko bizarangira neza Uburundi bubaye igikenya ariko uyu mugabo ni umupfumu pe. Umupfumu niwe nambembeshe umupfumu ni rutangaje ntago ndi umupfumu reka rutanga rw'amaboko nese kare wabyiyise kandi nakubuje ngo ukajye yitegura umupfumu ntago ndavuga ugiye kuri umupfumu mavango ugiye sindi umupfumu ntabwo ndigira mvango ngenda umupfumu cyangwa ndi umuhanuzi ndavuga ngo nubwo ntari umupfumu nka simbe n'umuhanuzi ariko natwe ushize abenga kwanza ndi umupfumu oya ibyo ntuzi ubanza ndagura ibyo ariko ntabwo nabihamyaga nese
nari muri affirmation se naho wavuga ko igicyayi kitumva ihone ati none dore umuriro uratwakiye. oya nanone ntitugakora ibintu ngo abantu bajye kudushyira ku karubanda ngo batugire nk'ari ko turimo kubitera. Ntabwo mbikunda giye, ntabwo mbikunda no mu rupfu wa Colonel Wiringoma baravuga ngo nabwiye abantu ngo bajye birinda amabombe ngo mwishyira mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo navugaga ngo bajye birinda kwirundira ahantu hamwe ngo drone batazabatuma drone. Ibyo ariko harabivuze. Ariko ntabwo ari ubupfumu ujya kunshinja impfu z'abantu. Gira neza bari kamarinete. Ntabwo zigororoka zaranze. Gutya? At least. Ese izo nizi. Zineza amaso. Sure. Oya. Oya rabeshya. Oya nizizuba. Nizumurimbo. Ni cyashya ariko. Nizizuba. Sinubwa mbere zikoranye. Zikoranye kenshi. Muri make babazwa nuko bagushinja ko ushaka kuba. Oya ibyo nabyo ni bya bindi wa mupasiteri yambwiraga no kumpambiraho amatoroma yabo. Oya ahubwo icyo mba numva muri sanze bashaka kwivugamo bavuga ko marshal ujya inama bamwe bakabifata nkaho ari ukwanga cyangwa se propagande atari ko nyuma tubona ko izo nama zabyaye umusaruro. Uzabambwire ko ntawe nshizwe kwanga no gukunda nkora akazi kanje ntacyo mbasaba urumva nta n'uwo n'inginga ngo n'iki bintu nk'ibyo ngibyo ngiye mbikora nk'akazi. Kuba utwara bisi si uko ukunda abagenzi ni akazi. Kuba uri goronome si uko ukunda ibihingwa ni akazi sibyo. Ako kantu ko kwanga no gukunda abantu bajye bakangura amase mu propagandiste gihe genda umunyamakuru mfite amabwiriza ngenderaho ibyo ndengaho nibyo ntagomba kurengaho na ethique zindanga. Ariko nanone ntabwo najya maranga mutima yawe rero uzashaka kundokirita muri propaganda nayishobora rwose muzana ikiraka ariko ndajya kuba propagandiste banyu muri gwa mwipanga nkagashwe kuntuze muri abayobozi 10 bose bagira muri tribune cyarimwe no mu ihema rimwe muzi na drone zibari hejuru hanyuma abarundi bakajyana ububiko bw'imbunda mu Musaga muri base abafite ubutaka bafite igihugu bafite ikiriki. Ariko nanone consultance urayikora kandi batamembera banyamanga kuva nibanze kubona abadededore murareba ibibombe bahereyeho mwanga kuvugurura imikorere ngo muri professionnel mugafata amakombora mukabikana na isikamo kaminuza ariko ko murimo kuvuga gutya ko amakuru mu minsi birabasohotse ubuse mbanza umbwire icyo kigano ntiwagikoze kwa mbere nuko ari amasaha abantu baba barimo batembera ukuntu nakara amasaha yo gutaha pikawa urumva ibaze baryamye none abantu baba baryamye ikintu cyari kuba mubyuka mwese mugasanga wa bura isikamo kiba abanyeshuri banararamo bari kuri kadete ubu wamenya bakoze mu kwabo ngana gute. Abarundi icyo bakoze ni ukubuza abantu amakuru no kugira ku makuru ariko aya mabombe yabakozemo akazi gakomeye cyane kandi ni ikosa senede dikoze kuyibabarira bizabagora hapfuye abantu benshi uko biri kose. Nese nawe bombe mu busesenguzi bwawe bemeza ko aya makuru bashobora kuba bari barayamenye aricyo cyatumye Ndayishimiye ava mu gihugu. Ngo yagiye mu irahira rya Rikande yego ibyo ntaho bihuriye ibyo ngibyo. Kuki bari guhuza aya makuru no kwibaza nkuko nanjye nibaza ndakibaza ariko se byose bihuriye he kakorera Igitega se n'ubundi ariko akora ni Bujumbura. Ariko urumva ni byiza ko byabaye already yavuye mu gihugu none se amugani iyo biba anarimo urumva bitari ku oya ntacyo nese ari mu ministre byahitanye cyangwa abandi ari kambi mu bamurinda byateye iyo byahitana wese n'umuntu niyo bari umuturage se urumva atabaye victim. Oya Ndayishimiye no mu generali ntacyo wamukangisha ngo ajye hanze y'igihugu ngo kingo bigende gutese. Perezida n'umuntu ukomeye ntaga ajya gukangwa n'ibyo ngibyo. Ati abasirikare b'Ubufaransa basoje amahugurwa bahaga igisirikare cya FARDC ikisangani aho izi ngabo za FARDC zigishijwe kurwanira mu mashyamba. Amakuru avuga ko aba basirikare ba FARDC bagera kuri 415 bahawe gahunda yo kujya kurwanya M23 ndetse bakarwana umuhenerezo n'imbaraga zabo zose. Yego hari icyo biri buze kuza gutanga bariya ni bamatabaro kandi kwigisha amatabaro no guta inyuma ya Huye. Ingabo zimaze gutoza FARDC ntiwazibara ubu biri gigara batoje kurwanira amashyamba no barabatoje no bihanamanga ko video y'abantu ajya kunda kwireba amakosi iri wono rekodera na yigusharinga. Kenya itoza ingabo za FARDC muri Kisangani no biracyafite iyo soko ngirango urumva. Yego Amerika nuko nta gihugu kitaratoza kwanza u Rwanda ruri mu byubatse igisirikare cya Kongo icyo bitaga FARC mbere yuko kiba FARDC urumva. Icyo gisirikare babonye experience y'u Rwanda bayipfusha ubusa ntibarabe igisirikare gikomeye
bagiye bakorana ama operation za umoja wetu n'iki byose nta kigenda. FARDC imaze imyaka irwana n'ingabo z'amoko yose, MONUSCO, Burundi, Tanzania, South Africa, nta experience. Kwigisha amataba no guta inyuma yahuye. Kwigisha FARDC no kuri wigisha. Igisirikare ntago ari ukurasa. Igisirikare ni ideology, igisirikare ni morale, igisirikare ni discipline. Iki mu Faransa kwigisha kuko nawe ni discipline aho ngaho, urumva? Icyo kwigisha no kurasa ari tactique. Ariko nakubwiye ko igisirikare kigira ingeri nkenye z'ingenzi. Jeshi ni silaha, ni mu Faransa azakwigisha n'imbunda. Jeshi ni siyasa, nta siyasa mu Faransa azakwigisha. Urumva? Jeshi ni discipline, ntayo mu Faransa azakwigisha kuko nabo nta niyo banagira. Sibyo? Hanyine na mbinu na tactique mu bintu bine dukuyemo ibintu bibiri. Tactics and weapon n'imbunda. Ibyo byo zabikwigisha. Nta kibazo rwo uzaba umurashi mwiza. Ariko uzisanga wanirashe cyangwa urasa abaturage bawe. Mbega nta morale, nta discipline, nta politika ya nyayo ikuyoboye. Ntago umusirikare ari imbunda ntago uniform kuko nta muntu ushinga ngo zako ngo kwambara ibyuma. None basigaye bafite n'ibintu bambara by'amaheremeti ku mutwe bifite bimeze nk'ibya pilote. Bifite na za mikoro z'imbere gute nk'aba DJ. Ngo ni special force yabo. Anaconda special force. Sinuvuga ngo bavuye mu ntuze muri Israel bo banagiyeyo kwigirayo. Baza bashoje. Ngira ngo ntago Israel itoreza muri DRC irabatumaho ikabatoza. Anaconda iyo special force yavuye muri Israel numvise. Si yavuye Gicanga ikajya gutera inkambi yo mu Bwiza iri harimo abantu bahungiye muri M23. Yego. Sibwo babakubise bakabashushubikanya bakaza M23 amara kubarasa bakajya kwisha amazu y'abaturage Gicanga bakabacumbikira. Ubanza barese bambara ibikwembe bitera ibikwembe bose ibindi bari bikenye ibindi bashyira ku mutwe amaribaya. Urumva? Kandi ari abasirikare kubera ubwoba. Ukuntu M23 yaje kubaha gahenge ngo barambike intwaro basubire mu ngabo zabo. Ubanza iyo negotiation ubanza yarabayeho niba nibuka neza. Aho mbyibukira ibaze wasanga umukecuru atetse nguri special force utinizaga kwembe ngenyere barankurikiranye. Ayiwe. Izo ni ingabo za bajya biga muziki bamenye guceza. Na kompanyi muziki yabo yamenya gucuranga ariko kurwana se barwana ibiki. Nta politique. Umusirikare amenye ukuntu harinda abaturage. Akamenya ukuntu ahageze hari ibibazo akemura ibibazo. Abarwaye akabavura, abadafite umunyu akawubaha. Ejo nahoze mbona tarifu mu murenge mu Minembwe, tarifu y'ibiribwa ndavuga nti noneho karabaye. Ikiro cy'umunyu nabonye kiza ku madolari 50. Hase mujya mukurura ibingi mukabitekereza. Kuba ikiro cy'umunyu cyagura ibihumbi 75 by'amanyarwanda. Cyangwa badukurikiye nago babyumva. Umunyu n'ufite ari cyo. Umunyu ni sukari. Ikiro kiro madolari 50 ko nabibonye iyo tarifu yako naremeza. Ibihumbi 70 ikiro kimwe cy'umunyu. Isabune gifura. Ariko uruvu ubuzima abantu barimo. Ndimo kunenga gusa M23 amatangazo arimo kwandika muri iyi minsi. M23 izareka kwandika kuri Minembwe igende irwane kuri barwane byanyabyo. Amatangazo ya buri munsi amatangazo ya buri munsi umeze nk'abagiye intambara mu ijyanye Kanyarira se. Oya ariko no kwereka ntabona sinoga ndabona ureba nkusha ari cyango ushaka kunkosora. Hoya ndeka nange version yaje mu mbaraga ifite zose uko mbyumva kuva Garanoro ukajya Centro ukajya South ukajya mu mbaraga zigose Goma. M23 mwana niwe kubita Minembwe ngo muyitazurire ikibazo cya Minembwe kirangire. Ariko none kwereka amahanga ibiri kuba amahanga ndise ni nyina. M23 byawe n'amahanga. M23 n'umuryango wa Loni n'umuryango wa Amerika. Aba batipe nabo muri Texas ku buryo Amerika bayigize ikigwamana ntazo kuntu kimeze. General Sematama, General Makenga nibicare bakemura ikibazo cya Minembwe. Nk'aba general b'abakongomani bafite ubwo bushobozi bapasingisha ingabo amadiviziyo n'amadiviziyo buri kimwe cyose priority bayerekeza mu Minembwe bayitazurire Minembwe bajya biyogobogo bajya hose. Ikintu ndimo kuvuga none kirimo challenge aho bazajya hose azaba umuturage nanone. Ariko Minembwe imaze imyaka 9 mu kibazo irifo vuba cyo kintu. Reka dufate urugero ahantu hambere mu 23 injire zabonagana sibyo. Dusipoze ngo wenda bamaze 4 cyangwa 5 3 n'igice muri cyo kibazo. Tugende twigira imbere Kicanga wenda ibitatu wambaye ntuze Kiwanja urumva. Yego Kicanga 2 n'igice ibintu nk'ibyo ngibyo urumva. Ndavuga kwanza ndavuga bo imyaka bamaze mu gahenge.
zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.